Papa Sava. Utarya rero washaka. Papa Sava nagushaka kuko ngewe ibintu ntabwo nshobora kubyemera. Ko birasaba ko nawe ugomba kwiga kano kazi. Kuko barabamanu gihe ibintu mbona bakora ntago ari byo. Nansaba Imana. Ejo ngewe ndiyo naguze 30,000. Igomba kuvamo byibura kwikuba kabiri hakavamo 60,000. Yego none na rimwe ndayabona se. Cyo uzakurikirane mu mibare uzarebe. Ahubwo jewe ikibazo bariya barugaba babatsa Imana. Ejo ndi byarantangaje ngo wazanye ihene 40,000 ngo bakora 50,000. Ese amakara ntaba yagiye ibirungo se niba byagiye bitunguruza. Tekereza umunyuze gukara isabune se gukarabya amasahani ibyo bintu byose babyagiye. Nge rero mpamvu nashaka kugira ngo nkwigishe uko bakokora ihene iva mu ibagiro ibazwe veterineri yanayipima, sibyo? Ukimara kugira mu cyokezo ikintu cya mbere mu gikoni ni isuku. Ntugira ngo ni isuku gusa wumve ngo isuku ku mubiri, ku bikoresho no kubyo ugiye gutegura. Cyo gihe inyama yo ukimara kuzizana ihene uyizanye ntabwo wita ngo nuko bayironze. Oya, nawe ushyiraho akawe turya babashyizemo amazi ukaronga nyiraburemo n'inyama ikunda kugira amazi menshi ukayita impindura ukayoza neza amara ukongera ukayasubiramo ukayasubiramo gutyo kwaba harimo intuza barwiturura rwa mata. Haba harimo rero utwo tuntu tuba turimo imbere uradukamuruka tumaramo n'urura runini. Warangiza noneho ugahera ku gifu ukakirambura, urabona ukakirambura nk'umugozi, urabona ukuntu nyirambuye. Ukajya kuri nyiraburemo ukayirambura, ukajya ku kidashya ukakirambura. Nyiraburemo wazimaze ziracyarimo hariya ntabwo ndarangiza kuzironga. Ndagira ngo ngiye manze ngwe teori nono pratique nayo turayigeraho. Ikidashya gutyo ukakirambura ugafata umukamba w'inyuma, ufata ihene ukabanza umukamba w'inyuma, hari icyo bita ikibamba ngoma. Ni kibambye inyuma y'ihene, ni nkuko ubona bakuraho uruhu rumaze kuvaho akandi kantu nanone kago hari kuko ni inyama kitwa ikibamba ngoma, nakurongera ukagahuhura neza nkuko wahuhuye uruhu, nagasigara inyama zifatanye n'amagufwa. Icyo gihe ubanza ukavanaho imikamba, ikidari kigasigara cyonyine n'amafe n'amaguru n'amaboko, sibyo? Uwo mukamba wamara kukuraho ikidari ukamanura ahangaha no kwishingwa bayita ikoromero. Ikoromero niyo yo kwishima. Ahangaha nayo ukayirambura uko narambuye igifu, iyo mikamba ukarambura igisheni zose na za nyiramudogo ukazirambura. Nyiramudogo ni bushati. Ni bushati n'akantu kagira impapuro nyinshi cyane, niko bakita. N'inyama igiye ifunze gutya birimo amayezi, n'impapuro zigiye zomekeranye zirimo amayezi. Niko gasya iby'ihene yariye karabisya kugeza ubwo bigiye bimanuka mu rura runini bigahinduka amahurunguru, noneho vitamini zikanyura hano mu rura rwa mata zinjiramo zijya mu mubiri. Ibyo rero noneho uyu umaze kurambura uratangira noneho ukazinga. Wazingira umunsi bitirwa naho uzingira. Ni urugero wenda urabona gutyo uko nagiye urambura nyiraburemo gutya, iki wenda iki ni ikidashya, iyi ni impindura, iyi se ni nyiramudogo gutyo ugenda urambura. Noneho warangiza ugafunga neza gutya. Urabona iki gifu ukagishyira inyuma. Urabona zinga rutamaze kuyirema, urabona wamaze kuyirema. Nta kindi urukunda kwipfundika cyane urukatiraho ubonye. Urabona Papa Sava ibi bintu byakunanira. Reba metre tami hatungi bigenda byize ibintu byatunanira kuko ntabwo byananira. Bamanudi baraguhombya kandi ngenda bacunga. Iyo batetse zingaro batangira kuzirya zigishyushye. Reka bazikatiramo, simba mbibona se. Hari n'igihe nonongeye batogosa zingaro bagafata nk'ishingo ryose bakaritogosa kabona bararimiraguye. Ese ubona butabyibuha ukagira ngo singonga burwaye kamana ubona kanaga. Papa Sava gusa icyo kintu cyiteho naho ubundi twazashiduka twarahombye. Manze nitaho
kandi itabe ndabona bampamagaye mu rugo. Allo? Ndi ku kazi? Ariko se we ntabwo nakubwiye ni ngewe ngiye kubanza njye kwibagiro nkubwira ko boss yandajeho amafaranga mbwira ngo nzinduke njye kuzana ihene kwibagiro ko dufite reservation y'abantu inshuro 3 abantu 30 n'abandi baraza ari abantu 20 n'abandi baraza ari abantu 15 n'abantu hafi 65 nabwiye yampaye amafaranga ngo njye mwibagiro nzani ihene kare naje ndazinga ndangije gushita ngiye guteka zinga mbona uko nzishita hanyuma nkomereza akazi nese uwo aya masaha wundi ukubizura abona wambona ngongo iki ariko hajureka imite tunese bakazi ndagasigina ni manuka mu server manu n'umwotsi cyangwa ibyo ku kazi we birakureba abakozi uko dukora uko boss yangaje nuko dukora ibyo hako hajureka kwivanga mu bitakure Ngaho none se umva ngubwi no hanyuma se kahore noneho reka umva baretse nze mvugane na boss hanyuma ubwo ngubwo ndaje ngusubize mu kanya reka manze mvugane nawe ye sawa ngo bikize papa sava ngo mu rugo ngo baranshaka cyane ngo birihutirwa ikibazo kirabaye ikibazo byose ariko ntabwo bishobora ko atari ikibazo hari sinzi ntabwo nsobanuriye neza warambwiye noneho we nyaruka kuko amakara ataracika uhita ubanguka we ndahita mbanguka rwose izi wazishyize hariya watwikiriye neza izo ngizi nta kibazo cy'intayikana nzakazishyira kuko ngenda nanga kubaza musazi zibona rwose umuntu agize zikaba kuri zingaroho rero kuri zingaroho isaba kwitonda cyane kanzibike ndaje ndazikurikirana mu kanya ndaje none ntabwo nditinde rwose sinakabyara mwe ukuntu nari mfite courage ariko nyine bibaho mu kazi papa sava burya akazi katagira niko bigenda mu kazi kagomba kugira uragenda wambaye bityo se oya kanze nkore mitabure se hakundebera usu musumari namanikaga imwe matabure yanjye uzana ndayigushyirira mu nzu yego utariko kanze ndaje rwose ntabwo ndi butinde ngofera sawa boss gerayo ndaje sawa sawa Manude arakoze cyane mubyeyi Ndimbati nagira ngo mbasabe ijambo turisubize mzee pasiteri mwongere muganire n'umubyeyi Ndimbati aguteze yombi uyu mwanya n'umwanya Ndimba ndakumva pasiteri ndacyagushima nuko ariko kandi simvugira ku busa ndagira ngo ngushyikirize ngushimira ko mumpaye umugeni yemwe aragira ati nishimye ubwo ba nyirasenge aho muri mutuze namwe n'ibyanyu bibagereho urakoze rero pasiteri yego ye ngira ngo ntaho naguhize ngo utegwe byose wabigenje neza ariko buriya turacyari kumwe yego wabigenje neza ndagushimira ariko ku bwanjye hari iki kibura
uwo muhungu wawe mwazanye cyangwa se uramutumaho anyarukaze rega nanjye mutereho akajisho. Oya reka ngo uture utaravunika. Sinisabira. Sinisabira rwose n'ikoranabuhanga ryaraje bamutumaho hari mumumbwirire rwose atambuki umusaza muramutse nta muturamutse umusaza naho ubundi rero ndabizi neza ko ntabwo waza wisabira. Yego. Ese harya uretse ko ibintu byacitse muri iyi myaka harimo kuba ubungubu harya ubungubu wajya kugusabira yaba angana ati ari ibibayeho. Ni imvugo yacu y'umuco dusangiye. Umusaza kuramutse bite muraho ndimba raho mukomere cyane mahoro ese hano wongera amashyi menshi cyane mukomere cyane tubiramutse n'aba bantu. ongera ubaramutse hobe pasite karame nuko ubundi protokole dore akazi kawe reka musabe atambuke agane mu cyicaro cyiza. turi icyicaro umuryango waguteguriye. mubyeyi ndimba ijambo ni iryanyu. ndakumva. mu kanya wambwiraga ngo hari icyo ubura ariko ubu noneho nanjye nakwitsa ni pasiteri reka burya ngo akayibona igeramo. yego. reka rero nanjye ntabwo ntinda reka nsabe umukobwa wanjye nawe aze umuramutse. yego. yewe sha reka nyaruke mubwire. yewe mubwire naho ubundi buriya ngira ngo ibintu byacu byagenze neza. yego. kandi birakomeza kugenda neza. nkomeza nagushimira buriya uri intumwa nziza pe. uri intumwa nziza. iby'abakobwa murabizi. muhungu namubonye rero uwo nawe yaje araberewe cyane. mwongera amashyi menshi cyane twakira umugeni. kasaba yatunze ageje uru bahoberane. mwabanza mukicara noneho tukabazimanira tukabaha icyo kunywa. we fanta iki fanta nawe kambasabe urasoma nta akira fanta yawe mukomanyeho bivuge. urwo rurabyo rurambike kandi mwigereje ariko muhaguruke n'abantu mwigirize kuryoherwa nk'umugore n'umugabo. muhagurutse ariko rero baraberewe nubwo umugabo mubona yigira gutya baraberanye cyane aba bantu. ngaho usomye umugabo wawe. ndabona ndi bushyireho umusaza wanjye rwose. amashyi menshi cyane. yewega nuko ni umureko ndakurahiye aturya tutansomye uwo mutobe nka wera ndabivanga. mubakomera amashyi menshi cyane nanone.
hagati aho ndimba hari mwicare karame pasite ndabona umusangiza w'amagambo yaryohewe n'ibirori ariko hagati aho ngaho hari inkuru nziza ngira ngo nyarutse ngere nkubwire ijambo rikomeye ngire n'icyo nshyira umuryango kugira ngo ibi byishimo two gukomeza kubyihererana oya nuko ndagira ngo rero ngusabe ntekere umugeni kuri ya tariki nakubwiye nagusabye iyi rero ikaba ari noneho ntago ndi busabe ab'iwanjye gusa ndasaba imiryango yombi uyu mugabo pasiteri mureba ni imfura nkunda ko adatinza iyo wamutumye ntatinzamo agize atya ati dore n'ikizeneko ku itariki twumvikanyeho ntabwo nshaka ko izarenga uzampekera dore ngiye rero ndabona hari n'abavumba ariko ntacyo nabo mubagereho di bariya bari inyuma y'urugo hanyuma rero pasiteri ndakumva jya mbere aho abagabo basezerana niho bahurira itariki ni yayindi nta gisibya rero abantu bashinzwe ikigega mugende noneho mwegera buri wese mubaza ko yabonye icyo kunywa hanyuma n'ayo mavide yarangiye muyakuramo umugenero wamubonye yego nagira ngo ngusabe noneho protokole emusi komereza murakoze kugira ngo hari impano zateguwe Didasiye n'umwanya ashyikiriza umukunzi we impano yamugeneye bati urabushyira hasi aho ndabasaba ko mwahaguruka atura umugabo nkunda kandi nubaha rwose naguteguriye impano nziza n'amashyi yanyu amashyi menshi utakira impano ntawanga impano kandi impano yakiriza amaboko yombi uti nakunze imico myiza yawe nuko ariko aba bantu baranasa wagira ngo ni impano rwose mwiriwe ni karibu muzana agatebe umusaza mukomere cyane muraho pasiteri muraho papa sava muraho dade muraho neza nyiragiti yego muraho ndimo uraho papa sava uraho nawe abandi muraho karibu wakwicara si ngombwa mufashe hariho nashaka mufashe impano reka mbafashe mwakire tumwiriwe wongeye kwirirwa ese neza tu wanyakaga uruhushya ngo hari ikibazo kibaye mu rugo cyihutirwa kumbi wateretse nanjye mfungurira hari by'agatebe papa saba akicara nanjye bampaye agatebera ariko nihutaga aho cyangwa murebe umwana ahaguruka ntacyo erega nihutaga nta kibazo ko watu hasi ko warumbwiye uti reka ndebe ikibaye mu rugo ndaje notse inyama imbabura ikaba yacitse bishirira ubwo biragenda bite suyu se niwe nyiriki niwe wabiteguye se wagira ngo
ngiye kwishakira umugore dore ko w'imyoza se su dore ni ubukwe babyeyi n'ubukwe ntubibona se uragira uti ko batagutumiye ko ntatumiwe ko ntatumiwe sinsanzwe agenda hara si wowe babaza you see boss utamutumiye ase papa sava ubu wari gutumirwa bugataha koko ntabwo bwari gutaha njye nari ndambiwe kubaho gutya ese boss ni umurozi ndi umurozi ndi ikica amahirwe ndi iki nese nimba umugabo wanjye agukorera papa sava tukagenda tukabana imyaka 6-7 igashira nta kayoga karakandagira iwacu nta ntebe nk'izi mu mbuga yacu ngo twizihirwe ngaho yetikuti ya buri gihe nta nkwano nta n'ihene nta n'urukoko babaransingiye kuzabana nawe uruhara rugeze none hano inyuma mukikorerero anyicira amafoto twagombaga kurya hiti tugifite amaraso atembera aha tuhagarara neza badufotora ariko wari wamubwiye ko uzabukoresha njye uhatungi nese ko namubwiraga ngo nagiragira gucyansaba nkwe dusezerana akavuga ngo nimba ndambiwe nzabyikorere njye nukube nabyikoreye rero nabyikoreye naziguriye nitumirira abantu nabyikoreye papa sava igirayo twifotoza hanyuma si yo ntagera aha ngaha wari kwifotozanya n'abaringa none se nyine kubera iki wahageze none se basi yo mumushakira imyenda se kwa ndi gusezerana na hatungi ndi gusezerana n'imyenda papa sava igiraho n'ubundi mvira mu bintu n'ubundi nawe nabigurishe kuva kare kose twirira ibi bintu mwadukanye muri 2024 biraza kubakora ubufasha umugabo wawe umugabo wakahaye icyubahiro yego ubwo bukwe burakenewe iyo nkwano irakenewe ugambanye n'abantu babangana gutya asanzwe agendamo mbega amazi wagira ngo ni za nkwavu zanjye notse ubwo nanjye sinavira amaha none se niko se tu ubwo se ziriya nyama se ubwo ninjye upfa kubyotsa mbicumbaguritse uko mbonye cyangwa ubwo mbitangira aho ahari akundi nyine nawe urayibona nk'umuntu wese mbyiyokereze mbitange ubwo biragenda bite ase wowe koko ari icyo utareba umuntu w'umugabo wambaye ikariso mu bagabo akaba wa mugabo ati cyakuzanye ntuzakibona nanjye ndakibonye ihangane nyine ubwo niwamara gukimbiza umugeni mu nzu hariya ndaza nzotse Papa Sava